Ubuntu bw'Imana butangaje. Kwiga isanzure kwa 26 Ukuboza. Icyakora none tureba mu ndorerwamo ibirorirori, ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye mu maso. None menyaho igice, ariko icyo gihe nzamenya rwose nk'uko namenywe rwose. Bwa mbere rw'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 12. Icyakora none turebera mu ndorerwamo ibirorirori. Turora ubwiza bw'Imana busa n'ubugaragazwa n'indorerwamo mu mirimo y'ibyaremwe ndetse no mu byo igirira abantu. Ariko ubwo tuzayireba amaso ku maso, nta nyegamo ibuza kuyireba izaba hagati. Urukundo n'impuhwe iby'Imana yashyize mu bugingo bizabona aho bikoreshwa neza kandi mu buryo bunejeje. Umushyikirano n'ibiremwa byera, imibanire n'abandi mu musabano n'abamarayika bahiriwe ndetse n'indahemuka zo mu bihe byose zameseye amakanzu yazo mu maraso ya ntama w'Imana zikayaboneza. Imirunga yera ifatanyiriza hamwe umuryango wose wo mu ijuru no ku isi, ibyo nibyo bigira uruhare mu kuremera abacunguwe umunezero. Aho niho intekerezo z'abantu batagipfa zizatekereza byimbitse ku bitangaza by'imbaraga rurema, amabanga y'urukundo rwaducunguye zifite umunezero udashira. Ntabwo hazaba umwanzi w'ubugome n'umushukanyi ushukana agamije kwibagiza abantu Imana. Ubutunzi bwose bwo mu isanzure buzabumburirwa abacunguwe b'Imana ngo babwige. Ubwo bazaba batakibangamiwe no gupfa, bazagurukisha amababa yabo atananirwa bagere mu masi ya kure, amasi yakozweho n'umubabaro wo kwitegereza akaga ka muntu kandi akirangira indirimbo zo kwishimira amakuru y'ubugingo bwacunguwe. Bafite imirebere izira igihu bazitegereza neza ikuzo ry'irema. Amazuba n'inyenyeri ndetse na gahunda bikoreramo, byose muri gahunda byashyiriweho bigose intebe y'ubwami y'Imana. Kuri ibyo byose, kuva ku gito kurusha ibindi kugeza ku gihebuje ibindi, izina ry'Umuremyi ryanditsweho, kandi byose bigaragaza ubutunzi bw'imbaraga ze. Kandi ubwo imyaka y'iteka ryose izaba yizingura, izazana uguhishurirwa Imana na Kristo kuzaba guhebuje ubwiza no gukungahara. Uko ubumenyi buzakomeza kugwira, niko n'urukundo, icyubahiro n'umunezero biziyongera. Uko abantu bazarushaho kwiga Imana, ni nako bazarushaho kunyurwa n'imico yayo. Igihe Yesu abumburira imbere ubutunzi bwo gucungurwa n'ibyagezweho bitangaje mu makimbirane akomeye yagiranye na Satani, imitima y'abacunguwe izasabwa no kurushaho kumwiyegurirana ishyaka ryinshi. N'umunezero mwinshi bazakora ku mirya y'inanga z'izahabu, maze amajwi inzovu inshuro inzovu n'ibihumbi by'uduhumbi yiyungire hamwe kurangurura indirimbo ihambaye yo guhimbaza. Ubuntu bw'Imana mu mutima wanjye bufashanye kuri bwo kuzabana n'Umwami Imana. Haleluya.